kugira umutima wumvira. Iyo wumvira kandi ukumvira ibyiza buryo ubona umugisha. Ariko iyo winangiye ugashaka kwishyiriraho amahame yawe wenda atari meza, ibyo waciyemo, ibyo ucamo, ibikomere byawe n'ibindi, ukagenda ubishyira imbere bigatuma utinda kumva cyangwa udashaka kumva. Rimwe na rimwe bibuza umuntu umugisha. Aho mwakundaniye nta wari uhari, ariko gushwana abantu bose babibonye. Uno umuntu aragushwanira akaguhinduka mukakubitana, mugahangana, mukamena ibintu, mugasenya isezerano, mugasenya abana, mugasenya imiryango. Ubwo nibwo buzima abantu benshi babayeho, ariko ni ubuzima bw'abantu barimo nonaha. Ariko reka nkubwire ubuzima bushya bw'abana b'Imana. Hembuka Voice TV. Ndabashuje mwese nshuti zacu. Imana ibahe umugisha aho muri mu bice bitandukanye ku isi. Hari aho bwije, hari aho bukeye, hari aho biri mu gitondo, hari aho biri ku manywa, bitewe n'umugabane uriho. Ariko mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije kugubwa neza, kandi nkomeze mbashimire ko mukomeje kudukurikira kuri ijambo ry'Imana, mukurikirana kuri Hembuka Voice TV. Kandi nkomeje kubashishikariza ko ari byiza ko dukomeza gukurikira kandi no gusangiza abandi ijambo ry'Imana, kuko niryo rikiza kandi naryo rifasha imitima yacu. Rero turi mu mpera z'umwaka, mbifurije umwaka mushya muhire, mbifurije ibihe byiza, kugira ngo mutambuke kandi Imana ikomeze kureba amashimwe abyibushye ku buzima bwanyu aho muri. Rero nagira ngo uyu munsi nanone, umunsi Imana iduhaye, twongere nanone kumva icyo Imana ivugana natwe, kandi nzi neza ko ari gishya ku buzima bwawe, kizana gukora ku buzima bwawe, kikaguhindura, kuko ibyejo byarabaye, byararangiye. Umunsi hari bishya, n'ejo hazaza hari bishya Imana iteguriye ubuzima bwawe. Bituruka uko wizera, bituruka uko wumva, ariko nzi neza ko hari bishya Imana yateguye ku bwawe, kugira ngo wongere nawe Imana kuremere ishimwe. Ndagira ngo mu kanya gato tube dusenga kugira ngo dutangire iki kiganiro cyacu, dutangire rino jambo ry'Imana. Ndagira ngo rero aho uri mikoroheye ufatanye nanjye kugira ngo tujye mu mwanya wo kugira ngo dusenge, kandi no kugira ngo twumve icyo Imana yateguye ku buzima bwacu. Reka duhumirize niba bikoroheye aho uri. Ubaye datwaye imodoka, kuko utwaye imodoka wagonga, ubaye uri ahantu hari safe, urahumiriza. Ariko aho ubona bitoroshye, fatanya nanjye, uhuze umunange umutima, hanyuma twumve icyo Imana yashyize ku buzima bwacu kuri uno munsi. Ushyizwe hejuru, ushyizwe hejuru, ushyizwe hejuru, amahanga kuririmbe, nabo bera baguhimbaze, mwami ushyizwe hejuru, ushyizwe hejuru, ushyizwe hejuru, ushyizwe hejuru, amahanga kuririmbe, nabo bera baguhimbaze, mwami ushyizwe hejuru. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Mati na ukusifu, watakatifu wakuimbie, Mfalme umeinuliwa juu. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Mati na ukusifu, watakatifu wakuimbie, Mfalme umeinuliwa juu.
mwami ngushyize hejuru y'ibyaremwe byose, ngushyize hejuru y'ibihumeka byose, ngushyize hejuru y'ibikomeye byose, ngushyize hejuru y'ibigaragara n'ibitagaragara, kuko ari wowe mwami amahoro, ari wowe mwami ushoboye byose. Ibiriho tuzi byashyizweho nawe, ibyo tutazi byashyizweho nawe, ibyo turebesha amaso byashyizweho nawe, ibyo tutarebesha amaso byashyizweho nawe. Niyo mpamvu mwami dufashe uno mwanya kugira ngo tukuzamure, tugushyire hejuru, tugushyire hejuru y'ibyo byose bigaragara n'ibitagaragara. Tuvuge ngo uri umwami w'amahoro, tuvuge ngo uri umwami uhambaye. Ngwino uganze mu mitima yacu, ngwino uganze mu bwenge bwacu, ngwino tuyobore muri uno mwanya tugiye kumva ijambo ryawe. Iri jambo mwami rigere ku bantu benshi mu bice bitandukanye ku mpera z'isi, kandi ntiribagireho gusa, ahubwo rihindure ibitekerezo, rihindure ubwenge n'imyumvire n'imigendekereze, kugira ngo abantu twese tubeho mu bushake bwawe, kuko ubushake bwawe ari bwo bwiza, ari bwo buboneye dukeneye, kugira ngo tubeho mu mahoro, tubeho mu butsinzi, tubeho no mu bwiza bw'Imana. Ngaho bana natwe utugirire neza, ngaho bana natwe utwuzuza ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kandi ijambo ryawe ukomeze urishyikire kugira ngo rikize no guhembura imitima y'abantu benshi. Mana sabye nizeye kumva gusenga, kandi ugize neza ubanye natwe, icyubahiro n'amashimwe ndikuze n'ibyo byawe none iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen, amen. Mana baha umugisha. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu tujye mu gitabo cy'Itangiriro, ibice ni 12, turasoma umurongo wa mbere, turasoma n'uwa kabiri, tugeze ku wa gatatu. Igitabo cy'Itangiriro, aho uri ushobora gukurikirana wenda utabashije gusoma, ariko benshi mufite Bible muri telefone, benshi mufite Bible bitewe naho muri. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, igitabo cy'Itangiriro ibice 12, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Hano ndagibusaba umukozi w'Imana nawe adufashe kugira ngo asome imirongo itatu, twumve icyo Imana ivugana natwe. Karibu. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice bya 12, umurongo wa mbere, aravuga ngo Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Amen. Mana iguha umugisha cyane, murakoze cyane. Ndagira ngo tuvuge muri ano magambo make. Uno munsi ndavuga ku ijambo rivuga kuva cyangwa va, niyo topic y'uno munsi, iri munsi y'ikiganiro gikuru cyitwa Hembuka. Tumaze iminsi dukurikira, kandi tuzakomeza gukurikira uko Imana izagenda idushoboresha. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo ryitwa va. Imana tubona hano inkuru za Aburamu ahamagarwa kugira ngo abe sogokuruza w'amahanga, abe umunyamugisha kuba tuyisi bose. Bibiliya tubwiye ngo Imana ivugana na Aburamu. Icyo gihe yari ataritwa Aburahamu, yitwaga Aburamu. Amubwira ngo siga igihugu cya so, tera igihugu cy'ibigirwamana, igihugu cy'imandwa n'izindi mana, uze nkwereke aho ngiye kukwereka huba cyangwa hutura, kugira ngo mpaguhere umugisha nkuko nabigambiriye. Uwo ni Imana irimo kuvugana na Aburamu. Maze inkuru zitubwiye ngo Aburamu yumvira ijwi ry'Imana, maze akora icyo Imana yamutegetse. Tukiri aho, ndashaka kugira ngo ngire icyo tuvuganaho na benshi baduteze amatwi, yuko kugira umutima wumvira, iyo wumvira kandi ukumvira ibyiza, buryo ubona umugisha. Ariko iyo winangiye ugashaka kwishyiriraho amahame yawe wenda atari meza, ibyo waciyemo, ibyo ucamo, ibikomere byawe n'ibindi, ukagenda ubishyira imbere, bigatuma utinda kumva cyangwa udashaka kumva. Rimwe na rimwe bibuza umuntu umugisha. Aburamu yumviye Imana, maze asiga igihugu, asiga umuryango, asiga se, agenda aho Imana yari yamusezeranyije kuzamuhera umugisha. Ndashaka kuvuga ko hari imbaraga cyangwa se hari umugisha udasanzwe uri mu izina. Imana ntishimiye izina ryitwa Aburamu
kuko ntiryari mu murongo w'umugisha wuzuye Imana yasezeranyije Aburahamu. Iramubwira ngo rero kuko wumviye ukajyaho nagutegetse, kuko wumviye ukajyaho nagusabye kuba, ngiye gukora umurimo kuri wowe. Haleluya. Ngiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubaze, niba hari ikintu gishya ukeneye ku buzima bwawe, nkubwire ngo niba ufite umutima wo kumva, Imana ari ikintu iza gukora ku buzima bwawe. Turi mu mpera z'umwaka twinjira mu wundi mwaka. Ndagira ngo mvuge ngo utita ku byo waciyemo, utita ku byo wabwiwe, utita ku byo wabonye, ndagira ngo wongeye kumva ijwi ry'Imana, icyo Imana ivugana nawe. Imana ishobora guhindura izina ryawe. Wenda witwa Jean Claude nibyo, wenda witwa Jeanette nibyo, wenda witwa Yohana nibyo, ntacyo bitwaye. Sinshatse kuvuga ngo iryo zina rizahinduka witwa irindi, ariko urashaka kuvuga ngo muri iryo zina ryawe Imana yakora ibintu bishya, izina ryawe rikaba iry'umugisha. Imana yakora ibintu bishya ukaba umuntu udasanzwe. Imana yakora ibintu bishya wowe utaruzwi mu bintu byiza, utaruzwi mu bintu bifatika, Imana ikabihindura kuba bishya. Kuko aho niho tubonera ko Imana ari Imana. Ni Imana ikora ibyananiye ubwenge bw'abantu, ni Imana ikora ibyananiye ibitekerezo by'abantu, ni Imana ikora ibyo amafaranga atakora, ni Imana ikora ibyo icyubahiro kitakora, ni Imana ikora iby'umuryango wawe utabasha kugukorera. Aburahamu yumvira Imana, ajya mu gihugu Imana yamusezeranyije. Ngo agezeyo aramubwira ngo rero kuko unyumviye, ugize umutima wo kunyumvira. Haleluya. Kuko ugize umutima wo kunyumvira, kuko ukoze ibyo nkusabye, nanjye ngiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe. Aravuga ngo guhera ntabwo uzongera kwitwa Aburahamu ukundi, ahubwo ugiye kwitwa Aburahamu. Aburahamu bisobanuye sogokuruza w'amahanga. Aburahamu bisobanuye izina ry'umugisha. Aburahamu bisobanuye yuko abazamukomokaho, yuko bizamuvaho byose bizaba by'umugisha. Aho niho Imana yavuze ngo uzakuvuma nzamuvuma, uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha. Ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuze. Ndagira ngo muri ibi bihe turimo dusoza umwaka twinjira mu wundi, ndagira ngo muri ibi bihe turimo by'ubuhenebene n'ibihe by'akaga, nshake kongera nkwibutse nkubwire ngo ni irihe jwi ririmo kuvugana nawe, ni hehe urimo kujya, ni hehe uri. Ndashaka kugira ngo nkubwire no magambo akurikira. Hari ahantu umuntu aba ntabone umugisha we, hari ibihe umuntu abamo ntabone umugisha we, hari ahantu umuntu agendera ikirere kikamugora, umwuka waho ukamugora, imbaraga zaho zikakugota, wasenga bikanga, wakora bikanga, ukagerageza nk'abandi bikanga. Birashoboka kubura ahantu Imana itagushaka. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo gira ibyo witandukanya nabyo, gira ibigirwamana witandukanya nabyo, gira izindi mana ureka, gira indi mihango witandukanya nayo. Ese uko umuryango wawe wakubyaye nuko wakureze waba ubizi? Gira umwanya wo kuganira n'umuryango wawe. Wenda ushobora kuba utabafite, ukavuga uti ngiye simfite abampa amakuru, ariko niho wabura umwe nibura mu muryango, niho wabura umwe nibura wabuze iby'iwanyu. Ganira n'umuryango uvuga uti iwacu byari bimeze biti, umuryango wanjye byari bimeze biti, ese aho ntuye bimeze biti. Aho sibyo birimo kumbuza kugira kuri destiny yanjye, aho sibyo byaba birimo kumbuza kugira ku byo nifuza, aho sibyo byaba bituma nkwita simbashe kubyara, aho sibyo byaba bituma nkora akazi sintere imbere nk'abandi, aho sibyo byaba bituma ndyama sinsinzire, aho sibyo byaba bituma ntabona promotion nkuko abandi bayibona. Byashoboka kandi ahamanya nabyo yuko byashoboka. Niwamenye ibyo, umenye ibyo urwana nabyo, niwamenye ibyo, umenye ibyo hangana nabyo, niwamenye ibyo, umenye intambara urwana nayo iyo ari yo. Reka ntange urugero. Umusirikare iyo ari ku rugamba agenda ari well trained, agenda afite imyitozo yuzuye, karate azizi, pisto azifite, icyuma agifite, imbunda ayikoreye, imikandara awufite, n'ibindi bijyanye n'uburyo bw'uburwanyi bwa gisirikare. Bibiliya itwita ko abantu bakijijwe babaye ingabo z'ubwami bw'Imana, n'abasirikare b'ubwami bw'Imana. Aduye y'umufashe ukamufata mu biganza, biterwa n'ukuntu warwanye, biterwa n'ukuntu wamufashe. Iyo wamufashe mu biganza, buriya ntibigusaba ko wirirwa urasa isasu, hoya ukoresha za ntwaro zindi ufite kugira ngo murangize cyangwa umugirire nabi.
ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo umukristo mu buryo bw'umwuka agomba kuba ahora amenya urugamba rwana narwo urwo ari rwo. None ukamenya ngo uwo mwanzi afite imbaraga zingana iki, ukamenya ngo mpanganye n'imbaraga zingana iki, ukamenya ngo mpanganye n'ingabo zingana iki, kugira ngo umenye intwaro uri bukoreshe kuri urwo rugamba. Niko mu buryo bw'umwuka tugomba kumenya. Rero ugomba kumenya amateka y'ubuzima bwawe, ukamenya ibyo waciyemo, ukamenya aho uri. Haleluya! Ibyo biraza gutuma wisobanukirwa kumenya ngo urarwana mu buhe buryo, urahangana mu buhe buryo. Kandi reka nkubwire, nta kintu na kimwe, ndabizi bamwe bari mu buzima bugoye, ndabizi bamwe baribaza n'impamvu babayeho, ndabizi bamwe barifuza no kwigirira nabi, ariko reka nkubwire, nta rugamba na rumwe Imana yarwana ngo inanirwe kurunesha. Haleluya! Urugamba rwose uko rungana, intambara yose uko, wowe ni wowe uyikora kuremereye, ni wowe uyikora nk'umusozi, ni wowe uyikora nk'igoye, ariko ku Mana ni ikintu cyoroshye, ni ikintu toto, ni ikintu ubusa cyoroshye. Ahubwo ndashaka nkukangurire, ndashaka nganire nawe muri situation irimo, mu bihurimo. Wenda uno mwaka turimo wabayeho ubabara, wabayeho upfusha, wabayeho ufite agahinda, wabayeho ufite amarira, udafite uwakurengera, udafite uwakuvuganira. Ariko ndimo ndavugana nawe ngo va muri ibyo, ambuka ujya ahandi. Siga izo nshuti zitakugira umumaro, siga uwo muryango utakugize icyo kumarira. Sinshaka kuvuga ngo upfe kugenda gusa nta gahunda, sinshaka kuvuga ngo niba warashakanye n'umugabo wawe utandukane nawe muri ubwo buryo. Oya, shyira ibintu ku murongo, shyira ibintu mu mwanya wabyo, umenye gutandukanya ijoro n'amanywa, umenye gutandukanya ikibi n'icyiza. Niba wanakwimukana karitsiye utuyemo, utayimuka kuko ngo wumvise uricyo gusa ubutumwa, ahubwo umvikana n'uwo mwashakanye, ganira nawe, mumenye ibyo murwana nabyo, mumenye ibyo muhangane nabyo, kugira ngo mwirwanirire, mubashe kugera kuri destiny yanyu, mubashe kugera ku gisubizo cyanyu. Imana yavuganye na Abraham, iramubwira ngo Abraham, ukitwa Abraham, ukiri muri icyo gihugu, nta mugisha uzabona, nta n'icyo uzageraho, ariko ngwino. Urabizi rimwe na rimwe Imana igiduha test, Imana igiduha ibizamini. Uzi ibyo turwana nabyo, ibyo ducamo buri munsi, siko byose ari bibi. Hari ibyo ducamo kubera impamvu nziza y'Imana. Urabizi mu gihe cya nonaha abantu ntabwo bashaka kumva inama nziza, abantu ntabwo bashaka kumva ibitekerezo byiza, abantu ntabwo bashaka kugenda mu nzira nziza, ku buryo umuntu nubwo yaba ari mu kibuka kimufatiramo ukamubwira uti wakoze ikosa, arakubwira ati oya kandi ari ikosa. Ariko icyo Imana ishaka ni iki? Niko ishaka ko wemera intege nke zawe, ukemera ko hari izindi mbaraga zatabara ubuzima bwawe, ukemera ko hari izindi mbaraga zarengera ubuzima bwawe. Niba uzemera ko ari iz'Imana isumba byose, ziri hejuru y'ubwo bwenge bwawe, ukemera kuyoborwa n'iryo jwi, ukemera kuyoborwa n'ubwo bushobozi, iby'ubuzima bwawe birashobora kuba byahinduka, iby'ubuzima bwawe bishobora kuba byaba bishya. Ndashaka kuvuga iki? Imana ivugana na Abraham iramubwira ngo siga igihugu cyawe, siga umuryango wawe, uze nkwereke aho nzaguhera umugisha. Ndavugana n'abantu rero iki? Ndavugana n'abantu ibivuga ngo hari aho byaba ngombwa ko dusiga, hari aho byaba ngombwa ko turekura, hari aho byaba ngombwa ko tureka kugira ngo tujye mu bindi Imana yadusezeranyije. Nkwibutse point, nkwibutse ijambo rikuru rivuga ngo ibyo turimo byose, ibyo duciyemo siko byose ari bibi, hari ibyo duciyemo kubera impamvu nziza y'Imana. Nasubye igitabo kimwe cya Rick Warren, avugamo amagambo menshi meza, ariko mumwe nazirikanye mu magambo akomeye yanditse. Yaravuze ngo aho umuntu atuye, ubuzima umuntu abayemo ntabwo bayemo kubera impanuka, ntabwo bayemo kubera akaga, ahubwo bibayeho kubera impamvu nziza kandi y'Imana. Ndagira ngo muri ano masaha, muri uno mwanya, muri ibi bihe, wongere utuze ku mutima wawe, wongere ugire ihumure ku buzima bwawe, wumve icyo Imana ivugana nawe. Imana imaze gutwara Abraham mu gihugu yamusezeranyije, yaramubwiye ngo izina ryawe ndarihindura nguhe izina rishya yitwa Abraham, bisobanuye sogokuruza w'amahanga, bisobanuye izina ry'umugisha. Ngo uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha, uzakuvuma nzamuvuma. Dukeneye umugisha uturuka ku Mwami Imana. Nitwumvira ijwi ry'Imana, nitwumva ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, Imana iradutwara aho yifuza ko tugomba kuba. Imana iradutwara aho yifuza ko tugomba kuruhuka imihate n'imiruho yacu. Sinzi igihe waba umaze urira, sinzi igihe waba umaze uri ku nkeke, sinzi igihe waba umaze iminsi ufite agahinda,
ariko reka nkubwire, ikigiye kugukiza ntikizava kure yawe, ikigiye kugukiza ntikizava mu mahanga, ikigiye kugukiza ntikizazanwa n'indege, ikizagukiza ntikizaza muri protocol, ikizagukiza kiri muri wowe. Uyu munsi, uyu mwanya, ibi bihe turimo by'ubuhenebene n'akaga, ni wemere ukumva ijwi ry'Imana, ukumva icyo Imana ivugana nawe, iraza kuguhindura mushya, iraza guhindura izina ryawe, iraza guhindura amateka y'umuryango wawe, iraza kuguhanagura amarira, iraza guhanagura amateka y'abana bawe, iraza guhanagura amateka y'umugabo wawe, iraza guhanagura amateka y'umugore wawe, iraza guhanagura amateka y'umuryango wawe. Kuko iyi ni Imana, si umwana w'umuntu. Iyi ni Imana ivuga igasohoza. Abantu baravuga uyu munsi ushobora kuba ufite umukunzi, mukundana mu buryo bumwe cyangwa bundi, ariko iyo mumaze gukundana nk'uko, hari igihe bidatwara kabiri mugifitanye urwo rukundo, ejo bigashwana, aho mwakundaniye muri babiri, imiryango ikabimenya, inshuti zikabimenya ko noneho mwanashwanye. Aho mwakundaniye nta wari uhari, ariko gushwana abantu bose babibonye. Uyu ni umuntu aragushwanira, akaguhinduka, mukakubitana, mugahangana, mukamena ibintu, mugasenya isezerano, mugasenya abana, mugasenya imiryango. Ubwo nibwo buzima abantu benshi babayeho, ariko ni ubuzima bw'abantu barimo nonaha. Ariko reka nkubwire ubuzima bushya bw'abana b'Imana, nkubwire ubuzima bushya bundi bufite igisubizo ku buzima bwawe. Ni wemere kumva ijwi ry'Imana, ni wemere kumva icyo Imana ivugana nawe. Irakubwira ngo siga. Uyu munsi inshuti zacu zirimo ziradusengera, uyu munsi abo tugendana nabo barimo badushuka, badutwara nk'uko bo bashaka ko bagenze, kandi byabo bitari byiza, bakadusunikira mu bibazo, natwe ibyacu bikatunanira kubikemura. Bishaka kuvuga iki? Gira umwanya wo kwicara, gira umwanya wo gutekereza. Ibintu byose ntabwo ariko dayimoni yabiteye, ibintu byose siko ari imivumo. Hari ibizanwa n'ubujiji, hari ibizanwa no kudatekereza, hari ibizanwa no kutumva inama n'ibitekerezo. Hitamo kumva inama nzima, hitamo kumva inama yinjira mu maro. Tandukana n'iyo nshuti yawe, umureke rwose, ukupe telefone ye, ukupe communication yawe nawe, kuko ibyo byaramunaniye ntabwo azafasha ibyawe. Ese ninde urimo kukugira inama? Ninde urimo kuganira nawe? Ninde urimo gukorana nawe? Banza urebe successful ye, banza urebe aho ashoboye kugera. Idafite icyo kumarira, wimuke wumva icyo Imana agiye kugutwara, kandi kahaguhera umugisha. Hari amagambo yanditswe na Paulo yandikira Timoteyo, umwana we mu buryo bw'umwuka, ibice 2 umurongo wa 19. Yaramubwiye ngo nyamara, uwo ni Paulo, nyamara urufatiro rw'Uwiteka ngo ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, ngo kandi umuntu wese wambaza izina ry'Uwiteka nave mu bidatunganye. Ijambo ryitwa kuva riragarutse, va mu bidatunganye. Imana yakuremye bitandukanye n'inyamaswa, Imana yakuremye bitandukanye n'ibisiga mu kirere, Imana yakuremye bitandukanye n'ibikuruka hasi. Yagushyize mu bwenge, yaguhumekeye mu mwuka w'Imana, iguha ubwenge, uzi guhitamo icyiza, uzi guhitamo ikibi. Uyu munsi inyamaswa, yaba ari inkazi, yaba ari intare, ntiwayibaza ngo ejo bizaba ari kuwa kangahe izagusubiza. Uyu munsi ntiwabaza intare ngo ejo bizaba ari tariki zingahe ngo izagusubize. Uyu munsi ntiwabaza intare cyangwa izindi nyamaswa zikomeye z'ubwenge muzi nka sungura n'udukwavu, ngo urubaze ngo ese ejo izuba rizava cyangwa ryake, ntiyagusubiza. Ariko umwana w'umuntu, Imana yamuhaye ubwenge bwo kumenya umunsi, gutandukanya ibihe, gutandukanya amasaha, gutandukanya ibihe. Bishaka kuvuga ngo waremwe mu buryo budasanzwe. Niba urashyizwemo uwo mwuka wo gutandukanya ikibi n'icyiza, uyu munsi Imana irakugira inama ngo va mu bidatunganye, va mu bidafite umumaro, va mu bidafite aho bigutwara, va mu magambo y'amanjwe, va mu bigutesha umutwe, va mu bituma udasinzira, bitera ibitugu. Jya ahandi hantu Imana ishaka kugira ngo uhure nawe, kandi niba wajya ngo urahindura izina ryawe, igushireho izina rishya. Uyu munsi dufite amazina atandukanye, ariko hari amazina amira yandi uyu munsi. Haleluya. Nirihe izina ryawe rizwi mu bihe bikorwa? Bibiliya irambwira mu migani, irambwira ngo umuvandimwe avukira gukura bene se mu kaga cyangwa mu makuba. Niba uri umunyembaraga, ugomba gukora iby'ubutwari kugira ngo n'abandi bose bamenye ngo warabiharaniye, urabirwanirira.
ariko niba ntacyo wahinduye mu muryango wawe, ntacyo uhinduye mu kazi kawe, ntacyo uhinduye mu mudugudu utuyemo, ntacyo uhinduye mu gihugu, uri umunyantege nk'abandi bose. Were guhora wikubita ku gituza wirata ngo tukubahe, wirata ngo tugupfukamire, wirata ngo tuganduye. Oya, ntacyo uri cyo. Niba ushaka ko izina ryawe ribyibuha, kora ibidasanzwe, kora iby'ubutware, izina ryawe ribyibuhe, izina ryawe riremere, rimire andi mazina yose. So icyo Imana yakoze rero muri iki cyanditswe no murongo, Imana yatwereka ko Aburahamu yumviye Imana. Bishaka kuvuga ngo tugire umutima wo kumvira, kandi twagira umutima wo kumvira, Imana irahindura izina ryacu, ihindura rya zina ry'imibabaro, ihindura rya zina ry'akaga, ihindura rya zina ry'amarira, ihindura rya zina ryo gutabwa, ihindura rya zina ridafite isobanuro mu muryango, ihindura kuba izina rikomeye. Mu gihe cyawe wakomera, mu mwanya wawe wakomera. Haleluya. Igihe wavukiyemo si cyo gihe navukiyemo, aho wakuriye siho nakuriye, ibyo waciyemo si byo naciyemo. Icyo nicyo cyitwa ubudasa Imana yashyize ku bantu. Aho rero waciye, ibyo wabayemo, ibyo urimo gukora, byose birimo birafatanya hamwe kugira ngo bizamure izina ry'Uwiteka biciye muri wowe. Ese Imana tuvuga tuzayibona ryari? Ese Imana tuvuga izadusanga ryari? Ndagira ngo nkubwire ngo Imana tuvuga n'ubu iri kumwe natwe, n'ubu irakorana natwe, n'ubu iragendana natwe, kandi yihishura mu bikorwa byayo. Kuko Mose yize gusa yarayoboye ubwoko bw'Imana, abayoboye bageze ahantu bahura n'ibibasitaza, nibaca intege, nibananiza, indwara, urupfu, inzara n'ibindi. Barangije babwira Mose bati, rero iyo Mana yawe rwose isha nkaho yadutereranye, yaturetse. Noneho Mose nk'umuntu arababara, aravuga ati, Mana niba uhari, ndashaka ko unyigaragariza ko kongera nisubizemo imbaraga kuri Imana. Ariko icyabaye kuri Mose muzamubaze nimwe mwamubona, ntibyasabye ko Imana yizira, ngo ahubwo agiye kubonabona inkuba zirakubisemira, ibisate biramanagurika. Mose aravuga ati, basi iyo Mana ndayibonye, nta kindi ndindiriye kuri icyo ngicyo. So Imana ni imbaraga. Imana yihishura mu byo yaremye, yihishura mu buryo butandukanye, ikatwishura kuba duhumeka gusa. Uwakubaza ngo umwuka uhumeka uwishyura ngahe? Uwakubaza ngo uwo mwuka uhumeka urasute? Uwakubaza ngo umwuka uhumeka ni ikihe kiguzi utanga? Ntacyo wasubiza. Nyamara ushobora kuba ari ibintu byoroshye, kuko uno munsi abantu bafite invitation y'Imana ngo baze gukizwa, ntibashaka kumva. Ariko iyo convocation yaje barumva. Ubaye uri mu bitaro none aho utarya, ubaye uri mu bitaro none ahangaha amaguru amaritse mu kirere, ubaye none aho uri mu kaga, wakongera gutekereza ku magambo ndimo kukubwira. Kuko aha turimo kuvugira hari abantu bari mu kaga, hari abantu bari mu nzu y'imbohe, hari abantu bafite uburenganzira n'uburengezi, hari abantu bari mu bihe bigoye. Ariko muri ibyo bihe byose, muri ibyo bihe abantu bacamo, niho Imana yigaragariza. Wowe niba uhumeka, wowe niba ibintu byawe bigenda neza, utekereza ko hari icyo urusha abandi, ni ubuntu bukuriho, nuko udashaka kubimenya, nuko udashaka kubiha agaciro. Rero nshaka kuvuga ngo Imana yihishura mu buryo bumwe kandi bundi, nubwo abana b'abantu badashaka kumva. Uwo mwuka nimo kuvuga, iyo bakuvuyemo nibwo bavuga ngo kanaka yitavye Imana, nibwo bavuga ngo kanaka yavuyemo umubiri. Ese uwo mwuka kuva mujya hehe? Kutaratanga ikiguzi ngo uhagarike uwo mwuka, kutarahaguruka n'umuryango wawe n'imbaraga ufite ngo ugire icyo ukora uwo mwuka uhagarare. Waba ukomeye, waba warize, waba uri umuhinzi, waba uri umwana, waba uri umuyobozi, waba uri upfa kubura icyaremwe, waba utuye ku mugabane wa hehe w'isi, twese ibyaremwe byose twaremwe mu buryo bumwe, tubayeho mu buzima bumwe, kandi turi mu cyerekezo kimwe. Ahubwo icyo nshaka kukwibutsa ni iki? Nuko nshaka kukwibutsa ngo ibyo si ubwenge bwawe, ubwo si ubushobozi bwawe, ni imbaraga z'Imana isumba byose. Ndashaka kukwibutsa ijambo navuze ngo tugire umutima, tugire umwuka wo kumva icyo Imana ivugana natwe. Nitwumva icyo Imana ivugana natwe, irahindura ubuzima bwacu. Nitwumva icyo Imana ivugana natwe, iraturemera amashimwe. Nitwumva icyo Imana ivugana natwe, iradushyira hakwiye aho tugomba kuba, natwe turemera amashimwe abyibushye. Sinzi amarira wawe umaze iminsi urira muri uno mwaka, sinzi akaga waba urimo, sinzi umwijima waba uciyemo, ariko nagira ngo mpandurire ubuzima bwawe. Akira umwaka mushya, ambuka winjire mu bindi bihe, ambuka winjire hakurya. Abayisiraheli ngo bamaze kwambuka Yorodani, bageze hakurya, bahindukiye inyuma, bagiye kubona babona ngo Farawo n'ingabo ze zirabakurikiye, bashaka kubica no kubagira nabi. Ariko ngo Imana itegeka Mose ngo ntarambure inkoni ye hejuru y'amazi. Ahantu arambuye inkoni ye hejuru y'amazi, y'amazi
arasubirana mu gihe ingabo za Farawo, mu gihe abanzi babo bari babakurikiye kubagirira nabi, ariko bose ngo bahise bashira. Bageze hakurya baririmba indirimbo bavuga ngo Uwiteka tubonye ukuboko kwawe, baririmba indirimbo bavuga ngo Uwiteka twabonye uri kumwe natwe. Ho haleluya! Reka Imana kuremera indirimbo, reka Imana kuremera amashimwe. Sinzi ingabo zirimo kukwirukanka inyuma, sinzi birimo kukurwanya. Nijoro uraryama ntusinzire, urumva ibikeri, abandi barumva injangwe, abandi barumva imbwa zimuka, abandi barumva ibihunyira nijoro, kandi uraryama ahantu heza, kandi uraryama ahantu uvuga ngo hari umutekano. Ariko umuhanga yaravuze ngo wakwirukanka kikwirukanka ukagisiga, ariko kikwirukankamo ntaho kijya. Satani ntatinya etaje, Satani ntatinya amashuri, Satani ntatinya uburanga, Satani ntatinya aho utuye hose, ubuzima ubayemo hose. Satani arakora ijoro, Satani arakora amanywa, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni mu murwanyi wa Satani n'abazabahunga, nimwegere Imana nayo izabegera. Nimureke twegere Imana mu buryo bw'umwuka, mureke twegere Imana mu buryo bwo kwizera, mureke twegere Imana muri bino bihe by'ubuhenebene, mureke twegere Imana muri mpera z'umwaka twinje mu wundi mwaka w'ubutsinzi n'indirimbo. Haleluya! Imana ishyira indirimbo ku buzima bwawe, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, mwana w'intama y'Imana nzima. Nsoza natanga urugero rumwe. Imana yaremye Adamu imushyira mu ngobyi ya Edeni. Imushyize mu ngobyi ya Edeni iramubwira ngo ibi byose urabyemerewe kubamo, kubikoresha uko ushaka, ariko rwa rubuto ntuzarukoreho. Noneho Imana yigendeye, Adamu na Eva bari mu ngobyi ya Edeni, ngo kwa wani mugoroba ni munsi ko Imana ajyaga iza kubasura ikabaganiza ikishimira ibyo yakoze. Umunsi umwe ngo Imana ije bumvise imirindi y'Uwiteka, ngo barirukanka barahunga bagira ubwoba. Imana irababona irababwira ngo Adamu, niki gitumye uhunga, niki gitumye wirukanka, wabarariye kuri rwa rubuto? Adamu aravuga ngo yego, ngo kuko ngo umugore wanjye yacutse tujya kuri rwa rubuto, ngo none twasanze twambaye ubusa, ngo none twasanze dufite ubwoba, ngo twumvise imirindi yawe turirukanka turahunga. Bishaka kuvuga iki? Iyo utinze kutumvira Imana ugatinda mu cyaha, ikimenyetso cyacyo ni ubwoba, urahunga ugasanga nta mahoro ufite ku buzima bwawe. Bishaka kuvuga ngo nitutumvira Imana turishyira mu kaga, turahunga, turava muri pozisiyo turimo, turava ahantu Imana duteretse, turava mu mwanya mwiza Imana duhaye, twirukanka. Ariko nitwumvira Imana turaza kugira amahoro muri twebwe, turaza kugira ubutsinzi muri twebwe, turaza kugira ibyishimo muri twebwe. Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi ashira amanga nk'intare. Urabona, iyo mu mutima wawe nta rubanza ufite, ushira amanga nk'intare. Mu izina rya Yesu, Imana iguhe gushira amanga, Imana iguhe guhagurukana ubutwari, Imana ishira izina ryawe hejuru, ikuzamura igushyire ku gasongero, abantu bamenye ko wavutse, abantu bamenye kuriho, nubwo waciye muri ibyo byari waciyemo, kugira ngo bireme amashimwe mu gihe gisa nk'iki. Mu izina rya Yesu Kristo musabe amahoro, musabe gukomera, musabe izina rishya, musabe umwaka mwiza, musabe umunezero, musabe kuzamurwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka tugire umwanya wo gusenga, dusengane nawe kandi dusabe Imana kugira ngo igire icyo ikora ku buzima bwawe. Ndabizi wenda waba utarakizwa, waba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe, ukavuga uti nkeneye gukizwa. Wasura muri ano magambo ukavuga uti Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, mbabarire ibyaha byanjye no gukiranirwa, wandukura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none mpindutse ku mwana wawe, ibya kera ndabyibagirwa, ndabiretse, dore Mana undemere bishya ku buzima bwanjye none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Reka twese tuvuge ngo amen. Reka nkusengere wowe ukijijwe, reka nkusengere wowe uhaye ubuzima bwa Kristo, reka nkusengere wowe ufashe uno mwanzuro, kandi si wowe wenyine ngiye gusengera, ngiye gusengera n'abantu bose baduteze amatwi bafite ibibazo bitari bimwe, kugira ngo Imana ibashe kubagenderera. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, mwana w'intama y'Imana nzima, ndasengera ijambo ryawe rifite imbaraga n'ubushobozi, ndasengera ijambo ryawe rishobora kwimura umuntu rikamukura mu mugabane umwe rikamushyira mu wundi mugabane. Ndasengera ijambo ryawe rishobora gukura umuntu mu myanzuro mibi mu gihe cy'umwijima yararimo, Mana ukamutwara mu bundi buzima bushya. Mu izina rya Yesu, wowe wera hose icyarimwe, gira ikintu ukora hagati y'uno mugabo, hagati
hagati y'uno mugore, hagati y'uno mukobwa, hagati y'uno muhungu, hagati y'uno mwana mutoya. Mu izina rya Yesu ndarema ubuzima bushya, hindura amateka y'ubuzima bw'abantu bawe mu izina rya Yesu. Hari izina ry'umuvumo ndarihinduramo kuba izina ry'ibyishimo, hari izina ry'amarira ndarihindura kuba izina ry'umunezero. Uyu mwaka tuva muri umwe tujye mu wundi, Mana uturemere indirimbo, uturemere amashimwe, gukomera kubo kwawe, indirimbo zibizabe Mwami mu izina rya Yesu. Ndakwizeye kumvise gusenga kandi uri nyuma amashimwe adasanzwe. Mana amateka y'abantu bawe uyahinduye, natwe tukuguhimbaza iteka ryose. Sabye nizeye ko byumvise kandi bikoze none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo basabe nanone iki kiganiro mujye mufatanya n'abandi kugisharinga kugira ngo musangire ijambo ry'Imana, kandi mbibutse yuko mwaduha subscribe yadufasha yuko mukomeze gukurikira ibi biganiro kandi mu buryo bworoshye, kandi ukatugaragariza ko turi kumwe nawe. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Telefone yanjye ushobora kuyimuhamagaraho kugira ngo tugire ibindi biganiro tuganira yisumbuye kuri ibyo tuba tuganire bike kubera igihe, ariko telefone 0788 4639696 0788 4639696 cyangwa iyo ubona kuri screen yanjye teka kuri YouTube urayibona, iyo niyo nomero yanjye ushobora kumuraho tukaganira tugasangira ibyiza by'Imana. Imana ibahe umugisha. Hembuka Voice TV.